mbanje kubasuhuza mbasaba no kuza kubana natwe muri iki kiganiro. Mu mateka y'ubuzima bwawe birashoboka ko hari byinshi wibaza ariko udafite ibisubizo. Gusa icyo ukwiriye kumenya nuko nituvuga muri leta zikomeye, Amerika irimo. Ushobora kuvuga Ubudage ariko n'ubundi iyo ugarutse uravuga ati Amerika kuri aka kanya ni ikomeye. Mu myaka yahise Ubudage bwari bukomeye bitewe n'umugabo witwaga Hitler. Uyu nguyu wateje akangaratete ku isi, ndetse no mu mateka utamuzi yaramwize. Abayahudi bo ni inzozi mbi kuri bo. Iyo tugeze mu nyubako yitwa White House, hari ubwoko bwitwa Phoenix. Iyi nyoni ni igisobanuro gikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nayo mpamvu bashyize ku kirango cyabo. Uyu munsi reka tuvuge kuri iyi nyoni. Mu Baswahili bo iyo babonye umuntu agira agasuzuguro bavuga ko ameze nk'iyi nyoni. Ni ukubera ko iyi nyoni bayifata nk'inyagasuzuguro cyane. Hariho ubwoko bugera kuri 95 bw'izi nyoni, ariko uyu munsi reka tuze kuvuga kuri iyi nyoni igaragara mu kirango cya Amerika. Iyi ni inyoni ivugwa ko iri mu nyoni nini ku isi mu mateka y'isi. Iyi nyoni akenshi ikunda kwirira inzoka, kurya inkende ndetse n'ibindi bisimba biyegereye cyangwa se utundi dukoko. Iyo ibuze umuhigo ishobora kwirira imbeba, ijya ku muhigo wazo. Iyi nyoni iratangaje bitewe n'uburyo iteye. Iyo iburaniwe ku muhigo w'icyo ishaka, ishobora no gushaka utundi dukoko dutoya. Reka uyu munsi tuze kuvuga bimwe ku biranga ino nyoni mu buzima bwayo bwa buri munsi. Inyoni itangaje, inyoni ushobora kubona ukayitiranya, ariko umaze kuyimenya wayitinya. Kugira ngo ubashe kumenya byinshi kuri ibi biganiro dutanga, kora subscribe kuri Lengo Entertainment, ukandika ukazogera ujye ubashe kubona amakuru ku gihe. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Iyi nyoni ubusanzwe ntago igira inyamaswa zipfishije. Iyi ni inyamaswa cyangwa se inyoni yiteguye kuba yapfa yishwe n'inzara, ariko ntirye ikintu cyifishije. Irihigira, ni impigi, ni hunter. Iyi nyoni ifite ubushobozi bwo kubona bwikuba inshuro 7 z'ubushobozi bw'uko twebwe tubona. Ifite ubushobozi bwo kubona ikintu kiri kure kugera muri kilometero 8 kure aho utabasha kureba. Tekereza kuri iyi nyoni. Ntekereza ko wowe utabasha kubona ikintu kiri aho ngaho, ariko yo irakireba ikacyitegereza neza, ikaba yagenda ikagisingira. Inyoni yahawe impano y'ubushobozi budasanzwe n'Imana. Yahawe imbaraga z'amoko abiri. Yahawe imbaraga zo mu maguru, ariko nabwo ihabwa imbaraga zikomeye zo mu maboko, mu mababa. Iyi nyoni ifite ubushobozi bwo kwikorera inyamaswa ifite uburemere buyiruta kure, ikayitumbagirana mu kirere. Nta nyamaswa yapfa kuyinanira kuyiterura, wenda uretse inzovu cyangwa se izindi nyamaswa nini cyane, ariko izindi nyamaswa ziri mu rugero iraziterura. Ishobora gutwara ibiro bigera muri 95 ibitwaye mu maguru yayo. Amwe mu makuru benshi bifuza kumva ni mu gihe iyi nyoni ishatse gukora imibonano. Ifite style yayo yihariye itandukanye n'izindi nyamaswa n'izindi nyoni. Iyi nyoni iyi ngori ishatse gukora imibonano mpuzabitsina, uburyo ikoresha buratangaje. Iramanuka ikajya hasi, igafata ishami ry'igiti, yarangiza ikaritumbagirana hejuru mu kirere, ubwo ikigabo kikayikurikira. Yagera hejuru ikarirekura, ikigabo kikamanuka kikarifata,
n'ubundi nacyo bigakomeza gukina gutyo kugeza igihe iyi nyoni y'ingore imaze kunanirwa. Iyo imaze kunanirwa neza nibwo ishobora kwemera kuba iyo nyoni y'ingabo yayurira. Iyi nyoni y'ingore ntabwo ishobora kwemera gukundana n'indi nyoni y'ingabo ifite ubushobozi bukeya. Irirata ndetse iribona. Iyi nyoni itandukanye n'izindi mu gihe cy'imihindukire y'ikirere. Ifite uburyo ibayeho. Akenshi izi nyoni zo mu ishyamba cyangwa se izindi nyamaswa, iyo imvura iguye zihura n'isangane, ariko iyi nyoni yo iratandukanye. Ahubwo yumva inezerewe iyo imvura iguye ari nyinshi. Yo yumva igeze mu gihe cyo kuryoshya. Haba umuyaga ntabwo uyikanga, ahubwo uwo muyaga uyifasha kuguruka ukayigeza kure, ikagera kuri yo, igatumbagira aho izindi nyoni zitageza. Ndetse iki gihe nta nubwo iba yumva inyuzwe, ahubwo iba yumva yarenga aho igeze, igakomeza igatumbagira koko. Ikindi iyi nyoni abantu babibaza kuri yo nuko ifite ubushobozi bwo kuryama mu kirere nta kintu ifasheho. Ishobora kurekura amababa yayo ikagenda nta na kimwe kiyifashe, ikiryamira, mukaza gucya yageze hirya iyo kure. Ifite ubushobozi bwo kurara hano i Kigali, ejo ikisanga yageze muri Kongo. Iyi nyoni ibaho imyaka igera kuri 90 kurenga, ariko iyo igeze mu myaka 60 itangira gutakaza ubushobozi bw'umunwa, kandi ari we uyifasha guhiga. N'inzara zo ku maguru zitangira kwihina, ibi bikayica intege, ndetse bigatuma umuhigo wayo itabasha kugera nk'uko yawugeragaho mbere. Ariko iyo igeze mu myaka 55, amababa yayo atangira gupfuka, bigatangira kwinanira kuguruka. Ibi bihita ko bituma ifata umwanzuro wo kuza hano ku isi, igashaka ahantu hatekanye hameze neza, ahantu izabona ibyo kurya byo kwifasha muri icyo gihe, ikiyuburura, ikongera ikigira nshyashya, kugeza aho amababa yayo ameze bushya, ikaza kuhava ifite ubushobozi bwo kuguruka neza nk'uko yaguruka mbere, igakuraho wa munwa washaje, hakaza undi munwa mushya. Inyoni iratangaje. Inyoni inyura mu buzima nk'ubwo umuntu anyuramo, ariko nabwo aho itandukaniye n'abantu nuko yo ifite amahirwe yo kuba yakwiyuburura, ariko ku muntu uko bimeze. Iyi nyoni iratangaje. Ni inyoni benshi bibazaho byinshi. Iyi nyoni yahawe amahirwe yo kubaho muri ubu buzima bukomeye, ndetse ikabasha no guhangana nabwo uko ibishaka. Ibigoranye ku zindi nyoni yo birayorohera. Inyoni itatinya kuba yasingira n'intare, wumva uko gutinyuka. Inyoni itatinya gufata urusamagwe ngo irushinge mu inzara zayo, irutumbagirane mu kirere. Inyoni iteye ubwoba cyane. Ibi nibyo nari mfite kukubwira kuri iyi nyoni kugira ngo ubashe kuyimenya. Murakoze, nge nitwa Masifa. Mukomeze kugubwa neza.